Ndi papa Sava. ariko hatunye najyaga mubona kakikaraga ngo nagasita ari aragukoze cyo kora ariko gitara aragukoze ubugira ngo nuko hari umbwira tuganira ariko nimba hari ikintu kincegeje na hantu hatunye amaze kungeza uwakubwira ahantu ibi bintu twabikuye mu nda y'isi imvune nabigiranye imvura igwa ndazunguza dodo njyanihe nakuziziri nanywa agacupa kacaho gahengereza ngo nyiragitare ari kumarage wanahamagara ngo nzu nsemye nireka reka nisangire watungi wanje kumba umubona mahatari kungenda anca inyuma nkorosi ariko Zedasiya ubundi ubu turaguma muri uru tugeze ryari ufashe uwihe mwanzuro kandi ukutinda birapfa sinkubeye erega hatungi ntashobora rwose ntashobora namba ukwizeza uriya muzungu ariko Didasiya reka nkubwire nk'ubu wakwereka ukuntu bari bambaye kuri uwo munsi bari bambaye neza yaraherekejwe n'abasore beza b'imigenda barebare bari bambaye neza noneho ngiye ikintu cyashikije hano ku ruhande yambaye ibintu bishatse kumera nk'amapeti akagenda bishashagirana urukweto abamuherekeje bonyine cyane nibo nitayeho rwari rugoronze gutya bikamera niba ari icongo niba wababonye bagenda n'amaguru bari mu modoka ivumbi ryaratumura ngo pfi ariko niba imodoka ngo byitwa ngo bya Vigo ngo byarahurudukaga ariko hatunge nanjye ijisho ryanjye rireba kubi ndeba ukuntu yari yaberewe ndeba ukuntu yari ameze uwo muzungu se wede uwo muzungu yari yambaye neza nese gitari umuzungu yari arimo muri izo modoka hatunge yari arimo hatunge se sinkubwira ko nyine agiye kujyana umuzungu dore ukuntu byagenze buriya rero nuko utazi ujye witonda uko utera imbere ni kuba ufite ibintu byinshi by'ibirangaza dore hatunge jigodo chevre irarikoze ariko mana mwe irarikoze no umuzungu ariko abakobwa rero reka ariko mwizo nkuru neza ubundi twihute tuve no muri urwo hatagira n'udusanganga dore umuzungu yararebye abona ku mafoto kwa kundi koranabuhanga rimeze arareba aritegereza aza kubona hatunge ukuntu yotsa jigodo chevre aravuga ati buriya rero burayi irahenda tasiyo irahenda aravuga atari kubyiza uwakwizanira uriya mugabo uzi kuyitunganya kuyotsa akajya yinyokereza araza atega indege agerena uzi ko ngo bamaze ibyumweru bibiri byose bashakisha hatunge baramubuza ariko reba mu cyaro ubundi bari kumuzamusangaho ryari ariko kubera ko amaje kumenyekana hatunge babamuguyeho ariko Didasiya niba ugira ngo nanakubeshye ubu hatunge amaze iminsi ataha ryari wenda reka nkutera ingingo ya mbere hatunge amaze iminsi ataha ryari ariko se gitari hatunge ingenda bizi neza impamvu ndi kugera aho nkakugarukira nkareba koko ibyo bintu ubundi ukunda gushyushya inkuru nisinajyaga nkwizera ariko ahantu ndi kukugarukira gitariro turi kugendana neza hatunge nteka inkono y'udushyimbo araho yaba ari tumwe dutangiye kugaga hatunge nkatera intebe hano agatera iyindi hariya none ibyo bintu bifitanye isano kuko hatunge ubu n'inyama ari kuzigura nkazikaranga ndi ngenyine gezaho rero umva ikindi cya kabiri noneho hatunge ntureba Didasiya ntiwakowe inkimwe se yasigaye mideni si yonyine ariko noneho ngo ni ikibaya yakoye umuzungu niba ari uwo muzungu waziguza akikwa hatunge se ari w'umugore niba ari wowe watanze amafaranga ntuzi ko kera bajya bavuga ngo igihugu cy'abaturanyi ngo batere umujugujugu niba byagwa muri metero 200 ngo aho hose
icyo kibayizo nk'ukazijyanira natunye ngo n'urubaye runini cyane uragenda hari izamariza hari izonsa hari izigize hari inyana hari ibimasa yewe gahatunge ariko aragukwepya neza nawe uravuga iyo nkuru ukarushaho kunca amagaramu ariko se Gitari mbabarira nimba hari n'ibindi bintu byansesereza wenda unganiriza iyo nganira wenda umbeshya kuko hari ibintu uri kuvuga buriya rero wowe mbese ubu tuvuge ko mu muryango numva ndacika abagaramu ubu se mu muryango ntababizi ko babigize ibanga ko babicecetse ariko Gitari ko babicecetse nta muntu ubizi uriya mama we akabura nikaboneka ari nyina w'umuntu nuko wanjye yapfuye hatungi ushatse kuvuga ko buriya nyina atabizi nyina araryicaranye hatungi akundana na mushiki uriya Sipesiyoza washatse ku Gasharu kandi Sipesiyoza yavuye mu rugo ari kumbwira ko araza bakagira ahantu bajyana ejo mu cyaka none se ntabwo aba yabindi kugira ngo bari mu gushopinga imyenda baragenda bagure nyine nawe siga muguriye Gitari niki waretse mbere yo kugenda nungutse indi nama yembwira nivire kuri iri zuba rindi rigiye mbere yo kugenda nkamanza nkagenda nkabimenyesha umuryango nashatse bose byatunye ko yawe igituma ntajya inama n'abagore bintu tekereza ngiye mbikubwiye nk'ibanga none urahurudutse uravuze ngo ugiye kubibwira umuryango ayiwe none se ubwo wasi hatungi magarare hamwe se turavuga ko twari bijya ako wamugana igikaro undi araza mugurukane kanze ngiye kurubira rero matera yanjye se umva iryo godora ryanjye uri naho ubundi ase hatuko ndeba ukorosi nga hano ubundi uje kugira ute hano Nyiragitare ndakwiyamye mwiyamye rwose mwiyamye abantu bino ndabiyamye ndashaka nkorera kuri iryo godora ryanjye rifate ritahirira Idanse byakugendekeye bite uri muzima cyangwa none se umusanze ku miti uburiri bukava mu rugo bukaba bwagiye kugasasa naje gusasa hano kuko nawe ujya gusasa simpazi ngo iki ariko se Nyiragitare n'umugore wajya umungirira inama koko wese ko ntawe uyikugira nese ibi bintu bibaho bagabo mwatubonye nk'ikibicucu koko bibaho kuki se udatekereje impamvu byaba biriho none se yatewe n'ibiki gusa ndamenya no muvuriza hehe ndamenya mujyana hehe hatungi ko nigenze hatungi ubundi ibino ni inkuru ndayibara nteko enda inkuru ikorera nkorera ariko muri korera mujya uretse urebe kwimama Imana murakoze garuka ngaha murakoze kungira ngo kuko ibi ni ibintu koko mumbwire mwabana ntumorere kwigodora ntumorere kwigodora uretse gato umutima warumvuyemo n'ukuri kw'Imana wakuvaga amase wowe wirukuza ntiyagatera njyewe ngeze mu rugo mu kugera mu rugo nsanga inzire uretse nta kibazo cyari gihari n'impamo y'Imana umugore tubanye neza nta satani uretse Gitare ariko njyewe ngeze mu rugo kibazo umugore ngo ntawe uhari umutima ugiye kumvamo didasenga ugiye ariko ko ndeba muza munyibarisha ngiye umva digide nge ubu ndagiye ni ku murenge ngibyanjye nahatungi ni 50% urukumva ariko iri godora yanjye ritarimo nkari hatu mugore mwiza iyi senkani purusa iyo mwiza n'uburi ku akarabo kanje kenge umuteteri ariko se ubundi kumurira mu muhanda wa mugore we papa sava jewe mu byukuri n'ubuyobozi je nta yakazi urumva nta yakazi uyu mugabo ati umugore aragiye Gitare ikibazo kiri gutuma uyu mudamu agenda niki byagenze gute mu mutugu byagenze gute wakoze ibiki namwe murabisasura nanjye ubu biri kuncanga nkacanganya iki ibi bintu sinzi byare byose sinzi uko uyu mugore yewe numva hashize amezi nta n'ubwiro ndi ngo we ikibazo mufite niki amezi angahe ko nakarangaga ibishyimbo wicaye aho ubu nimugora nabikaranze uhari
inyama merutse guteka ko zikunda burara nazitetse uhari twazisangiye se bana nagiye gushaka ngo ubwatsi bw'inka umunsi umwe ubwo wakwica umugabo ku buryo gitari twakwiterura tukigenza ariko oya buretse gato n'ubundi aho mugiye murahura n'abantu murabwira ibyanyu sibyo kuvuga ko ugiye ku murenge senkani purusa ijiti ubundi irazite wababwije ukuri ejo hatazaboneka ikibazo bakavuga ngo wenda ngo koko ngo wagiye usahuye inzu kandi ufite ikibazo Didasiye reka tukorohereze aka kanya inkuru iravugwa yuko Didasiye nasahuye umugabo urumva ngo ajyanye ibintu nawe reba ingingo ikurengera uvuga uti byagenze uko mu magambo make ujyanywe n'iki ariko digidi uziko nawe uri nge wamusahura hatunge agira gucya yikore amakuru angereho acicikana ngo agiye gushakana ngo n'abazungu biyongiye kuvuga ko ari uw'iburayi nyine nase bundi abazungu baba mu Rwanda jewe nigeze nkubwira ngo ngiye gushakana n'umuzungu mbabarira umbwira se mbwira iki byikora byose ariko rodigidege namwe mushyize mu gaciro ubu ni ubwa mbere iyo nkuru muyumvise koko ko hatunge agiye gushakana n'umuzungu w'iburayi n'amafoto rwose ni ubukwe buzwi bwamenyekanye none se yarabikubwiye ko agiye gushakana nawe cyangwa ni amabwire ambwira se ubundi agabwa mbwira iki nta communication mukeneye hari ikintu nyiragitare ravuze n'amabwire hari ikintu nyiragitare ravuze numva makana uravuze ngo atunye ngo yagiye gukora ubukwe ngo n'umuzungu yaranabukoze ahubwo ngo bagiye kugenda ngo n'amafoto ngo n'ibiki ngo bimaze igihe cyandongoza Nyamagabe pastor nyerekereje ikintu papa sava nejo bundi mwagenda we yawibihisha abagabo bibahisha rwose abantu bose barabizi none araza urandimanganya amafoto yarafite wowe ntabwo ibintu iterambere ryaraje ngaho reba muzasenya ingo z'abantu kugeza bashaka kuba barasharinze ahantu hose nawe urafashwa se utangiye kuvuga byinshi reka turebe tumenye reka nyakwereke mugira ngo Didasiye anananyira gitarure nabo gushyushya inkuru gusa uyu mudugudu ngiye kuzawuvamo aka kagari ngiye nakwereke ntabwo naturana n'abantu nk'abangaba ni inkuru iyi si inkuru se urabona atari hatunge nimumbeshere dore inkuru ukuntu ivuga papa sava mwibanga rikomeye hatungi uzwi ku kotsa jigo de chevre wamenyekanye cyane muri papa sava banabyanditse nabi arongoye umuzungu mwibanga rikomeye uzi inkuru igihandikiwe hatungi yarakinnye nk'utuntu nka dutatu ubu warongoye umuzungu ndebera no kuri kwimana aho mba nibereye ku cyokezo ibintu by'umutwiko nabyo ndi kurwana n'ibirungo ndi kurwana noneho urebe oya ndebera aka gatuza k'iki gisore urumva urebe n'uyu munyerere ariko se ndarongora umuzungu nambaye tuzi gusoma koko mushatse kuvuga ko uransenye none se nanjye nkwereka ko iyo nkuru nyifite nkwereka ko nanjye iyo nkuru ngiye kuri YouTube nahita nyibona nkwereke noneho se ngewe uyanjye ivuga ukuntu ngo napfuye amarabira si ibyo ngibyo narimbizi ko nabizi papa sava aya makuru ntago yizewe oya ibi bintu rero biraharawe ubu ntabwo turi kumwe se nkwereke nanjye bavuga yuko ngo polisi yantwaye n'ubundi sinaruha kuzamuka soma ngo niyitage kigese kinekine niyitegeka Garasiyane uzwi nka Seburikoko papa sava yegora nturi kubibona yatambikanywe na polisi azizwa gutera agakobwa gatoya kigaga muri toronkome inda hatungi noneho kuko yasezeranye reka romba bwire tujya twirinda ibintu by'amabwire wowe umva hatu hadutse ibintu rero byo gushaka gucururiza ku bandi umuntu agahuruduka agakora cano hariya akaba araje ati reka ncururize kuri uyu ejo mu gitondo akavuguye ejo mu gitondo akavuguye nawe ejo bazakuvuga noneho tukagira ikibazo cyo kumva amabwire urahurudutse ukumva umuntu ngo arongo he ngo se digidingwe ngo none se ngo bimeze no warebye nawe ugashyira mu nyurabwenge iyo nkuru itavuzwe na radiyo Rwanda iyo nkuru itavuzwe n'abandi bantu babifite uburenganzira bafite mu nshingano ni inkuru bwoko umutima wawe nyiragitare ariko ntabwo ari ngewe subira mu rugo niba rero wazanye aya magambo hatunge arahari
nabyivugira ko iyo gahunda ntayo babikweretse duterwe natwe twitere koko ariko ngewe ni inkuru nasomaga ngo uko aba bagabo bahabaye koko inkuru wasomaga ari ibinyoma none se ntawe ntibakweretse ko na papa Sava bamubeshyeye na digidigi ntabikweretse ahubwo nyine nuko ukangurira zanjye mujye mukenga kandi mwirinde gupfa gushyushuriza ibintu no kuvuga ibintu mutahagazeho nyiragitari umunwa wawe ujye uba muto nukuri kw'Imana amagambo yawe ajya aba make ikorere igoto wisubize mu nyiragitari nawe ariko narushyiraga urwo rugodora rwanjye ntabwo yikoreye nyiragitari wasanye igihugu yikoreye nyiragitari gitari shyira ku mutwe w'imatoro yikoreye nyiragitari papa Sava umutungo zamura zamu uyijyanye none se mve no ku gasi yahatungiye ubu ari ntacyo ariko ari intosho ari intosho sinayishobora ariko kuba ari matora yawe gira ibyo ugenda nawe utakomeza kwiyamenya y'abantu mu telefone yawe nyiragitari umunwa wawe ujye uba muke ariko si ubu koko mwebwe ko babibanditseho nge